flying by away. ibintu mbonera i Kigali ntabwo ari bya ko nsanze mukaraba intoki mufite ikihe kibazo ikibazo cyangwa dufite ikihe gisubizo dufite igisubizo cy'uko tugiye kurya bro ntabwo ari ibibazo mbese ubu mwatetse guteka gusa rero tuzurebe abantu babona dukora komedi bakagira ngo biroroshye itariye niyo wakora bro biriya bintu dukora ubanza kurya isa nuko none ari umuntu uri gukoresha umusaba bimeze bite cyane poa kabisa kefasta n'ushonje cyane ese tugiye kurya umusaba ni fresh cyane sawa kabisa yego kabisa ashize igihe ntakoresha ntabona blague zanyu mugiye kunkubita blague nyinshi cyane nzizere Ezere kabisa cyane n'ibyo tugiye kurya ubwabyo ushaka kuza ari blague Wiza menyine akundi sinzi usanzwe ukora aha Narinzi ko mugira umukozi bari ubishinzwe kuri iyi minsi wayamaza iminsi ahubwo watubaza amakuru yacu ay'iminsi ukayabaza iminsi amakuru y'iminsi ashaka kurinda ubuzima amakuru yanyu bazi amakuru yacu ni meza ngo zubi comedy ngo karakotse karakotse kabisa byagenze bitari kubundi mana ubundi urebye nyine byadutandukanyije n'ibyo byatandukanyije n'abandi ntapfuye amafaranga ntabwo amafaranga angana gute se ure kureba ubugari tugiye kurya irende uravansa ni wavansa fasha gutyo umusareretse tumukome hano iyo ya supu twatumije supu Brenda aba yatetse rero maze ubwire mwapfuye icyo ubundi urebye nitwe twarize ubwi umuntu abonye inyama rero n'ibyo twapfuye tuhita tubyibagirwa ariko ikigaragara habaye kutumvikana nyine bamwe baragenda natwe turakomeza ariko ndakeka ubu ngubu dusigaye twitwa yola basigaye mwitwa yora muyora ikizi yola ni ijambo riva muri Turukiya ni igitakishi vuga tusende kohereza ibintu byose haba ubugari turohereza jokes nyinshi turohereza ibintu byose turohereza kabisa ndi kumwe na Yora Comedy abitwaga Zubi Comedy baje gucikamo ibice ubu bitwa ngo ni Yora Comedy indusenga cyamurya mudasenze ari senye rako twaza tugasenga yamanika twese ngamusenge nyine ariko tutahaga twasinzira ibyo bitubwirije gusenga ntabwo twasinzira ahubwo dushaka gusinzira ngasanga hariragiye tuse niyo twabishinze gutangira amasengesho yo muri ghetto ubundi ubanza ukavuga ngo mana undindi rya none ejo ndi umugabo tuse kuri kumandira mwarame uri tukubanza dusenga data twese uri mu ihudu izina ryawe rihabwe peace ngoma yawe irye hiti hose mina icyo ushaka gikora umuti mwisi nkuko kirya hiti mu ijuru kabisa ifunguro ridutunga ridutambaze none amina ya ni mwebwe ni twebwe amena twagiye tuse ko kepa mfungura urusenda sha ubugari ntabwo bwa pepese ntabwo bwa pepese yego ubu rero kuno bigiye kugenda ko ngende kwihuta mu nyihanganire ntabwo ndindira ngo murye turahera kuri wowe umiri tonge nkubita joke wayimize kapati ya kabiri iki kapati ya kabiri nkwereke uriya hari ukuntu byari bitagenda neza hasa rero
yene iyo turi kurya gutya ubugari nk'ubwa Gitarama ndabikunda cyane, ndahera ku kinyarwanda n'izi kinyarwanda. Ntabwo dukora komedi gusa, tugomba no kwigisha n'abantu. Abantu bakura nabi ikinyarwanda bakakivuga nabi, ariko rari yaradufashira bizana rwose, zana bavuga nibyo byiza, bavuga iradufasha cyane, kubera yuko urasanga abantu bavuga ngo ugasanga bivuga nabi. Niyo munangiye uyu munsi akwiye amabwira ibintu bakajya bivuga nabi. Guhera uyu munsi ntabwo bavuga ubu tuba mu Bufaransa, ubu tuba mu Bwongereza, ubu tuba mu Buhinde, ubu tuba mu Rwanda. Oya, ntabwo bavuga ubu tuba, bavuga ubu dutuye. Ibyo bintu bikosoke rwose, ntabwo ari brag ndayegwa mu kanya. Ibintu yo kuvuga ngo ubu tuzuye ngo turi mu Bufaransa, ubu dutuye. Hari n'ibindi ukumva umuntu araje uri kubwira umuntu mukuru ngo bamuhe umwanya, bisundi yicare. Ntabwo bavuga bisundi yicare, mubwire mu cyubahiro muhe umwanya yicare. Uravuga nabi ngo ukumva ngo ubu buno uyu mwanya ko dukoresha neza ikinyarwanda. Ubugari imirire tongi tugeze kuri tuse umiri tongi unkubita joke akanya amaze nano bisebugira. Ina brag yari ndende, ya brag yari ndende. Nawe afite ibiganza, hari umuntu nzitwa Ngumiji asongesha ubugari akawunga, nakasongesha ubugari intoki. Dusari kwerekana ko ibyo atarabimenyereye bimuguye nabi. Ariko nibyo Mana, asongesha ubugari intoki. Njyewe murabizi buri gihe nivugira ku Mavubi. Amavubi yari amaze igihe atsinda nyine bya hatari, ariko impamvu muri iyi minsi adatsinda, abafana babo, uzarebe nk'abafana bo hanze, niyo ikipe itsinzwe nka Manchester, abafana barakomeza bagafana, ukabona ko bari muri mood. Ariko reka abafana bo mu Rwanda uzatsindwa igitego ahita atangira kuzanamo imyaka, ngo ntureba njye nirwa mbabwira ko Haruna ashaje, njye mukanga kunyumva. Njyewe ubwanjye mfite imyaka 30, Haruna muzangana kuriya, mwarangiza mukazamuvuga ibintu. Ntureba njye ikibazo ntabwo mba nanzi yuko abantu bakina bafite imyaka mikuru, kuko n'abakinnyi ba kera bari bafite imyaka mikuru. Ntureba uriya Jimmy Gatete ni generasi imwe na Bernard Makuza ko yabitsindagaza. Brag yarangiye. yaniteka nshaka kuza kwisekera mu rugo. Twagiye Kefa, uramira itongi maze kumira atanashaka bahagaze akavuga. Itongi zagiye ni nyinshi. uramira itongi nkubite Black banzu yimire shize kumereka tangomba ngize ifemba mwana. Ikibazo nuko bavuze ngo wihutaga. Okay, twagenda kangiye ubundi urabona turi kurya ubugari, ariko kera ngiye nakundaga indaya nk'ikiri umupeti. Indaya kandi nazisangiraga na papa muri salo nyine tukazisangira indaya z'ibitoki. Ariko mani kuki uhangana mumoje ku byo tuse yavugaga ibintu ngo by'abafana ngo by'amakipe. Nawe usanga ko amakipe yose yo mu gihugu yose ni amakene. Ayo tuzi APR, Reyo, za Kiyovu zose ziri mu cyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere cy'ubudehe nyine. Niyo mpamvu kugira ubone Reyo nta stade igira, sibyo? APR nta stade igira, ariko ugasanga abamotari bose bafite stade ku mamoto yabo. Iyo nayo ni takeaway. Okay. Twagarutse. Umiza amatongi menshi abandi bari kuvuga. Akira. Kuri urusendara gripe ko numva yongereye. Kuno rero bimeze Irene. Kamikubwira ra. Cyashaka kubwira. Rusana tuma turira ubugari hano muri mu kavumo kacu, tukwirira ubugari. Ariko urabona iyo tunariye gutyo ubugari ninjya mu muhanda, namaze kwitera fresheri ngenga za Marriott, nta muntu umenya ko nariye ubugari. Akibaze bengo ko dusange tubonerana tubaye turi transparent. Uzi gutunguka hano mu muhanda abantu bose bambona kuntu ubugari bugiye bwipanze mu nda ariko nariye. Kuri njye nta n'ikibazo ko ngenda umukomedi cyo byawe bitwaye. Ba Shadibu nabo bagatoye. Ibaze go na Shadibu kubona ari kubonerana, ubona amapera, avoka bipanze mu nda kandi akubwiye kuntu yari amafiriti n'amachips menshi.
yende yaje ameze nk'uhanganiye umunsi ese ko mutazi sana zitwa niki ya boro yo kogeza niyo nshaka kumanza kukubita ubundi boro kogeza se kandi ya padiri sini dasi twayicapye sira twarayicapye nyine mwongere muyicapye none murya n'ubugari ariko noneho hariya twavugaga uzumva bari kogeza umupira nko kuri radio bisanzwe tuvuge nda nko kuri Isibo TV bari kogeza umupira Irene na Philippe Tara bameze nayo muri kogeza umupira bafite esprit za danger kefu byageze urekene ko ari inyamugire ushyiremo imbaraga kuko bari bagezwe kumva ngo ukangiye kuba rugangura abakse n'umuntu umwe bro yo wariye nawe tumutwe n'umuntu umwe ngo babaza bucyanga aya katurebe nanura runa nibonze bayizamukira akwakwanya tanga pasi nitaratanga umupira reka turembere zamu Goal. MTN everywhere you go Umeze esprit za danger kabisa ariko ibyo twari tubivuga n'ubizigomba guhinduka muzakore ikosa ngo mumbe bari kogeza umupira kuri radio Maria Rwanda babiri bodisha ndiyumvishe kandi kurya ubugari ntahita mureka n'amazina y'abanyamakuru usanga ngo ni ba Auguste na ba Damascene tukuzimana ntago sakanya ndimo ndavuga muri kugenda muti nawe njya kumva ngo kifata ivugurure tuye kumva ngo umukino ukaba ugiye gutangira bagiye kuvuza ifirimbi hari none nze marazamutse afashe umupira kuno rwatu byavunnye undi mwana ariya naga bikunda nze tumusengere ku izina ry'Imana data na mwana na roho mutagatifu amina n'igitego cyagiyemo ujya kumenya ngo cyagiyemo ryari kumva ngo bageze imbere y'ipoto go none y'ikibi byarahindutse ngo niba bagiye kwamamaza baravuga ngo bakavuga nyine amakampani bari kwamamariza ujya kumva ngo bageze mu gihe cyo kwamamaza Simerwa sabire Koje banke adusabire Ridanse adusabire mu izina rya Yesu amina urugendo rw'umusaraba ari ngano man yari kuvuga kuri ibyo bivoro nibuka mani ngewe bwa mbere ubundi njya mu rusengero ntabwo nabyibagirwa nakubiswe inke ebyiri ntazi icyo ndi kuzira urabona ko bakunda bicara bahaguruka nyine dushimira Imana tujye gutura nyine baba bicara bahaguruka hano hari umukobwa wari wicaye imbere yanjye nyine yari yicaye ahaguruka oya isosi yameneka urumva no yicaye ahaguruka ijipo yari yamufashe mu kibuno mbona bisa nabi pe ndangije nyimukuriramo aba nkubise urushyi mbona noneho nkoze amakosa mabi cyane ndanongera nyimusubirizamo ariko mana yandi naragenze nirendaga nikabona ahubwo Irene uzadufashe ikintu n'ujya uhora n'abantu ujye batubariza Knowless araza ngo yaririmbye muri korali Bushari ngo yaririmbye muri korali Bulldog ngo yaririmbye muri korali Radaman ngo yaririmbye muri korali n'abaje pole turetse ko se ko bibari ibyo cyangwa batubeshe uzabatubariza ariko twese tukimara gutekereza gutyo twese twibaza ngo kuntu baririmbaga muri korali ibaze nka bose bari muri korali dore kuri Jepoli akaza Jepoli twubatse hakomeye nitwubatse ku musenyi twubatse hakomeye nitwubatse ku musenyi ni nayo mpamvu tutajegajega Bulldog twagiye bici vuga make nanjye mvuga izanjye gutu tusaba nta meta nitwaje gutu tazi Yakobo kandi uhorahoro singusaba famani twagiye nawe nzungu wifotse menshi sha nawe nzungu wifotse menshi ngo niyo mpamvu risa gihobe ahora tunasirimba tu uzana byeze kuri Riderman
twagiye ni poro, isaha ni poro, inkweto ni poro, abana bambonamo poro, nari kumwe na poro guhera nijoro, aka kanya umbonye wagira ngo nge ndi horo 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 horo. Ubu turi kwiga no kuri bushari. Haya bushari. Ese ni mwebwe, ese ni mwebwe, ese ni mwebwe, ni twebwe ni mwebwe, ese ni mwebwe, ese ni mwebwe, ese ni mwebwe, ni twebwe. Umusaza yarikanze araterura 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 ati mwana wange nakiuzaba nakiuzaba sikizo sikizo we sikizo sikizo we sikizo yajya mu badive sikizo we sikizo inanga ya mbere nateye igana mu manga ariko mwana twaje nyine sujya ubona ubonye muri Bibiliya sibyo ahantu marayika yabonekeye Mariya ngo uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Emmanuel. Emmanuel wavutse ni Yesu, ngo ni ukuvuga ngo Yesu ni Emmanuel sibyo. Hano mu Rwanda bakunda kwiyoreza ibintu, ubwo Emmanuel bajya bavuga Manudi sibyo, ngo Yesu ni Manudi. Bazana n'ahantu hose bajya bakoresha izina Yesu twasimbuze Manudi. Hano ukumva nk'umuntu avuze ngo Yesu we Manudi we yani ari ahantu nyine muri bijya bavuga ngo nuko ngo Yesu ageze i Galilaya ngo arahindukira, ubwo byari guhinduka nabyo. Nuko Manudi ageze i Galilaya arabaza ati ese muvuga ko ndinde? Bamwe bati uri Emi, abandi bavuga ngo uri Manibu, naho twebweho tukwita Manudi. Manuel ariko jya kenshi urabona ko nangiye guhaga Irene, iyo nangiye guhaga njye n'inyama n'abantu najyaga njya gusenga ariko naje kubireka. Kubera iki? Pasiteri uzi ko yajyaga aza akatwemeza ukuntu turi inama, kandi nawe urabizi ko ajya yemeza abantu ukuntu ari inama, ngo muri inama icyo nanga ni iki, yahita yigira umushumba, noneho akaza kurenzaho akajambo nyuma ngo turi mu nzu y'Imana. Irene, iyo ni inzu y'Imana, ahantu hari umushumba n'inama ni mu nzu y'Imana cyangwa ni mu kiraro? Oya yenda nawe hari ukuntu bizi kundusha aho ni we. Kandi noneho nabwo hari abantu iko kundi abantu bateraniye biciye mu bihande bitandukanye, ntabwo tuba twiciye mu bihande, tuba turi imikumbi y'inama zose, ubwo inama nyinshi bazita imikumbi. Pasiteri yarahimutse cyane. Hari n'igihe ujya kureba ugasanga itorero baryise umusozi w'ibyiringiro, wajya kureba ugasanga ryubatse mu kabande. Yavuze kuba pasiteri, abapasiteri nyine ndi inyama ndabyibuka. Abapasiteri ubundi ni abantu ba mbere babeshya, avuga ngo ntabwo bakorana n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Ibintu by'umwijima nyine ntabwo bakorana nabyo, ariko iyo bigeze ku nyama y'umwijima bakorana nayo. Barumvikana cyane. No mu rusengero n'uburyo bashima Imana biba bitandukanye. Ubundi abakene akenshi bashima Imana iyo babonye ibiryo, nibwo bashima Imana, kuko aravuga Mana ndashima Imana ku wa mbere narabwiriwe, ahubwo ndashima Imana ko ku wa gatatu naburaye gusa. Ariko akana k'agakiriho kari gushima Imana ubona biri romantic, kuko karaza karangiza kagambagara mu bakristo, karangiza Haleluya Eglise, nitwa Keza Titi Mimi la douce, mu rugo bakanyita Mimi, umukozi wo mu rugo akanyita Pucu, utuzanira amata akanyita Vaki biva kuri la vache. Karangiza kagashima Imana. Nange ndashima Imana hari ku vendredi soir ubwo mama yagiraga allergie kubera bleban. Icyo gihe twahise tujya Faisal, ndabwira mama Faisal CHK ndashaka kujya kwivuza Renani Palatine, aho ni mu Budage. Yagarutse aha pasiteri hamwe Mwagasosi. Nibutse boro tukiri kuvuga ku bintu by'insengero. Uzi nyine mbonye se mumuzi se, mbonye ndamukunda ariko hari igihe aririmba nkumva ari kumbeshya pe. Kurimba indirimbo
ubundi aba ari story ari gutera abajama nyine ngiye mu ijuru wenda nagera azababwira nabo baze nyine bamusange ningerayo nzababwira nyine wagira ngo agiyeyo agireyo itababwira nyine azababwira nabo baze ageze mu nzira hagati aranabishimangira simfite isoni zo kwinjira urumva yibana wagira ngo aziranye na ba Petero ba Matayo ahita yinjira ibintu birahinduka yageze arakomanga banga kumufungura magaze ku rugi ndakomanga bakanyumva ariko nibugurure ngahamagara singira unyitaba bwari bumaze kwira bimaze kuba nka saa 12 naraye ku marembo y'ijuru icyansekeje mu gitondo yabyutse avuga ngo izo ni ntashyo mu Karitasi zivanyari yaraye ku marembo oya abanza ratubesha kuviza mpamvu zarebe n'ibindi abahanzi baririmba Irene ibintu abahanzi baririmba akenshi bibagiraho ingaruka wabyanga wabyemera Jepora aririmbye ngo boborara bwongoza fo bwongoza fo gamwe ngo Jerime atakura umugore we wamenye birakomeza bijya kuri nde Theo bijya kuri Theo aremba ngo kututababarira Uganda baramukubise bari bamwishe birakomeza makoni kojo ararimba ngo nkunda kuragira nkunda uracyamubona se ari kuragira mu nka zacu mani twamuhaye akazi nuza harya niyo mpamvu niyo na ba Meddy uri zindi baririmba isokanye n'umutipe nka Meddy akuririmba indirimbo ukumva ibintu biri feya bavuga feya mani nari ngashyizemo ukuntu nagasobanukiwe navugishijwe ari mwe muri kurya inyama mbasaka ntago kurya ariko kazi katuzanye muze twaze dukora akazi hano ukumva Meddy aririmbye ngo duse bimba uko Meddy aririmbye nguvane Miami mujyane Mombasa muvane Mombasa dutahe Kigali urumva abantu bagiye bavuye Miami bajya Mombasa baje Kigali wenda nimero cyangwa se convention ntago tubizi ariko Kamishi ntuzakore kosa musohokana Kamishi ni inzira imwe baby tuve Chicago cyangwa Biryogo ni Chicago Biryogo ni straight ntitwagiye nta handi bari buce bivuze ngo azamo n'inzira z'amazi bari buce n'ubwato buzamo nuza abakobwa bo umukobwa yatemwa se sheri Kamishi round tuzaba twihuse nza kujyana gake icyo gihe muza mu bwato iyi niyo baraye batayumvishe bano dama ukumva umuntu arimbi indirimba ahantu ukibaza nyuma biraza kurangira gute urumva nka ba Meddy baririmbye bavuye Miami yaje i Kigali ukumva nka Jepora aririmbye ngo njya nibuka kera munsi y'igiti cy'ipera ibintu bitangire munsi y'igiti cy'ipera birarangirira he cyangwa muri avoka cyangwa kumva ngo Riderman ngo byatangiye turi kwa Mutangana ibintu bitangire kwa Mutangana ni mwava mwimutse murajya he ku magare ku ndagara niho muri mwateye imbere Irene yo Brage siko nayiteye mu Faransa irakora nayiteye mu Faransa mani irakora mani y'agaciro reka cacishiriza nageze muri byakomeye umaze umwanya uri poze wowe ariko mani interview yaranya none ubugari bwashize twagiye imwe tubirangiye imwe ya nyuma teri yihera mani hano ahantu dutuye nyine hegereye umuhanda ariko hari n'udukaritsiye twafo hari aboro nyine yitwa Mukobo apeti babo bataye umuco kabisa bundi hari umupeti numvisha ari kubwira papa wiwe ushaka papa uyu munsi nitutarya urabura imbwa ndagaswi ngo uzarebe urazengurutse rata reba mani hano tu kwege umva yararyamye mani ikintu naje kubona yuko nta mushoferi n'umwe uzi kwandika barabandikira murayizi nayo abapolisi nibo babandikira reka tukongereho
reka tubanze turirimbe yawe ahubwo tugenda twe zo kuririmba arizo zo kuririmba zagiye zikoramo umutima ubugari ariko menya noneho navuga sinzi abantu niyera inyama babuze umbesha ngo irashyushye ukanga kuyimaho yambeshye ngo inyama irashyushye do hasigaye igufwa gusa mani tangira intro mani gusoza ngiye kwitwara yo abagiye baca hano ukuvuga ngo Irene ikintu twaje kubona twaje gusanga na zino ndirimbo za Sekira ariko zino za pantracking ba mi type twenda Mayweather oya Mayweather kina nuza Joe Boy Joe nago muzi ariko nawe ari mu bwumuzi we nago nje muzi indirimbo baririmba twaje gusanga komeza ariko asema ko yabanze kurya cyane nyine abantu basigaye bavuga ngo mu Rwanda abahanzi bo mu Rwanda bitwaza impamvu ngo umuziki udatera imbere ngo nukubera ururimi ukubera ngo batabiririmba mu cyongereza ngo niyo mpamvu ngo batabashaka no kuririmba indirimbo nyine za gakondo kandi babeshye nyine zigenda mu buryo bwa gakondo no twe twabwiye none bazoroshya ibintu injyana iguma ari iy'umuco noneho bashyire mu cyongereza nuko bayihindura ngo bizane mu kinyarwanda cyangwa bahindure ritime iguma iri mu kinyarwanda noneho bashyire mu cyongereza ibihe biguma ari kwakundi tuvuge nk'urugero nk'indirimbo nka Bendo kundinka kundinka ukuntu igenda sorry ma single kundinka we aye kundinka we aye kundinka we kundinka we noneho kugira ngo bitwaze ngo ni umuco bazashyire no mu cyongereza ariko umudiho uguma ari uriya tuvuge nimba ari indirimbo Bendo bani navuze nje Bendo we aye Bendo we aye Bendo we aye Bendo we aye Bendo we ye Bendo mama Bendo we ye Bendo shenge Bendo we sema kurva punchline time irazi ni mwe yashyize punchline be da akakara kamera agashyizeho mani nakahise mugashyiraho mani hakiri kare na seke mangi nugashyiraho mani rero tuseba mukori y'amatalent Bendova ntabwo muri kuyumva bikambana mwe bikanjyana ahandi mane baro twigeze kujya kwiba imyembe tukiri abapeti baradufata baradukubita batubwira tubahaye amahirwe ya nyuma kugira tubabarire mvuga izina ry'umukinnyi wa rugubi mu Rwanda twari igiti turya igiti turababariye noneho kugira tubababare burundu muvuga izina ry'umukinnyi wa tenisi mu Rwanda twahoze Paul Kagame aha nje uretse mu bantu bose bari hano ninjye muntu agaragaje ko ngiye ngundanya kujya gusenga reba abantu bari bashyize ariko njye nshaka kwibariza abantu kubera iki Yesu yahisemo kuza nk'igisambo Bible tubwire ko Yesu azaza nk'igisambo kuki yahisemo kuza nk'igisambo nabi mu bintu ubushobozi bwose afite yabonye kuza nk'igisambo byo mu bintu byoroshye koko ariko njye ikibazo ni n'ikibazo wasanga baramufashe yibereye mageragere baramufatiye nka Nyabugogo ari kuzunguza imyenda araje nk'igisambo uko aragere ahubwo itekerezo mfite nakuntu twaza baza bushara uherukayo katuya ko atamusanzeyo aragenda kuri marangira Irene ndimo ndaguha speech izanya bazazikate rwose hanyuma ingoma koko iyo nsorezaho nyine mfungiraho staff ariko kepa reka tumanuke tubanze turebe tugiye kumanuka Kinyarwanda ingi nitagukomana ni mama yake izina ry'Imana ingi yari bikiye amasho akomeye turi kwisiga twaje kuba twaje kubona twaje gusanga mu Kinyarwanda hari amagambo twagiye dutira subiza amagambo y'amatirano no mu ishuri barabyigisha nyine narabyize muri literature ko ari amazina y'amatirano cyangwa se amagambo y'amatirano muri rusange ikintu cyagiye kiba ni kimwe
twafataga rya jambo tukongeraho i rikata riba ikinyarwanda ryose. Urugero ngo uzi ko bavuga ngo noti, inoti bakongeraho i gusa, tukavuga shati, ishati, ndazi, indazi, gati, igati, oya igati nyine umuntu. Okay, uriko kugenda bongeraho i ariko arabongeyeho u, hari abavuze ubugari, ubugari aho bongeyeho u ntabwo ari i. Urumva ko buri ibazo noneho bibaye ngombwa ko buri gihugu batiriye bayasubirana nyine, buri gihugu cyisubiza buri jambo ryacu, tugenda no gukoresha ayacu. Tukireba kwibye ntabwo byose twabyitaye, twavuze ati bigeze ku mafara inoti twakoresha ibiceri, ndagera kuri cayi tugakoresha igikoma nayo cyangwa se tugashaka mu karu ntari kabisa. Gusa ijambo ryatabaje tugenda dutire ijambo kibuno, bavuga ikibuno, ikibuno bakubonyeho ibitabiba ikibuno, ariko kugenda najya ntacyo bitwaye. Urazi ko kundi ko iyo tubonye umukobwa mwiza ubonye nka Shadi baravuga ngo wow, Shadi bafite ikibuno cyiza, uranabimubwira ati wow Mansuka uswara byibusha n'ikibuno. Urumva ntacyo bitwa twaramenyereye. Twari gukoresha amagambo y'ikinyarwanda meza, harahari atatu meza. Harahari irya mbere hari iyo bita umwoyo, ibyo ni ikinyarwanda. Ari irindi rya kabiri umwatata. Reka nshaka turekeraho umwatata. Oya n'umufutu reka tuvuge. Nawe tuvuge nta kibazo. Nawe reka tuvuge. Ngaye bazerene. Uhuye na Shadi bu cyangwa se undi uri kuvuga ibaze uri kuvuga ko numvuge ko afite ikibuno cyiza. Mbega Shadi bumana asiga afite none umwatata ungana uri cyane. Gayi. Nasuke fa navuga ko afite umwoyo munini cyangwa afite akoyo. Nimbati ni cyoyo. Naga ni igipimo gafite agafutu kabi.